Waha ikaze kuri Firstborn TV show. Iyo foto ubona ibyo ni ibintu byabereye muri kamwe mu turere tugize kino gihugu cyacu. Ntabwo ari ibintu byabereye muri za Sumbawanga muri Tanzania hamwe havuga uburozi bwinshi cyangwa muri za Nigeria na za Uganda n'ahandi. Oya, ibintu byabaye ndetse biba kuri njyewe. Nkurikirana neza nkubwira ukuntu byagenze. Ubundi uti byatangiye gute? Umukobwa twarakundanaga cyane rwose dukundana, ariko nza kumusiga mu cyaro, hanyuma njyewe ngira amahirwe yo kubona buruse njya kwiga kuri kaminuza. Ngezeyo ndiga rwose mara igihe kingana n'imyaka 3 tutarabonana. Twajyaga tuvugana kuri telefone. Noneho nza kugira gutya nsubira mu cyaro njya mu rugo kwivuko. Ngiye mu rugo kwivuko ndavuga ngo reka ngeri wabo wa sheri wanjye, mpanga kujya kumusura. Panze kujya kumusura bwa mbere arambwira ngo ntabwo ahari, ngo amfitiye surprise arimo kunegurira rwose, arashaka ko tuzabonana afite umwanya uhagije tukaganira. Bwa kabiri nabwo arambwira ngo yagiye ku isoko. Ambwiye ngo yagiye ku isoko, ndavuga ni ndabyihorera. Noneho hashize igihe aranyihamagarira arambwira ati noneho ndahari waza ukansura. Narifashe ndagenda njye iwabo. Ngenda ngiye kumusura, ariko byabaye ibintu biteye ubwoba kandi bitangaje. Gutyo umubona, gutyo ameze, nanjye niko byangendekeye. Umukobwa yagize gutya aranyakira, akimara kunyakira anyicaza muri salo iwabo. Arambwira ati sheri nari nkukumbuye. Ndamubwira ati nanjye nuko kera kabaye uko twakaganiriye byinshi. Aravuga ati reka nzi. Aribeta aca mu muryango wo hagati mu nzu y'iwabo, arenga inyuma mu gikari. Mbona ati inzu yo rwose amaze yakanya. Nanjye uko nakicaye aho ngaho muri salo narakubwe, numva ndashaka kwihagarika. Ndavuga ni ese mu bakwe kwa data bukwe kwa mabukwe, ndaca mu muryango hagati nje kwihagarika mu gikari inyuma. Ndahamagara numva nanyumva ngo anyereke ahantu ubwiherero bwabo bwari buherereye. Ndanjije ndazenguruka ku irembo kugira ngo nk'umunyamujyi wese, umuntu wari uvuye kuri kaminuza, umusirimu nari maze guca akenge, nkati inyuma mu gikari kugira ngo nshaka ahantu haba hari ubwiherero hanyuma nihagarike. Ariko ibyo nabonyeyo ni ibyo ngibyo nawe urimo kureba, nagahoma munwa. Nagenze gake nirinda kuvuga no gusakuza no gusayinda. Ndangije mbona hari inzu y'igikoni yari ifite imiryango 2 ariko irebana n'inzu nini babagamo. Hanyuma inyuma y'igikoni niho hari toilette yabo niho yari yubatse. Ndangije nera urutambwe gake. Noneho njya kurenga igikoni kugira ngo ninjire muri toilette, ibyo nabonye ni ibitangaza. Nabonye wa mukobwa sheri wanjye arimo gukarabira, arimo kwitawariza. Nimvuga kwitawaza murabyumva, kwitawariza ku isahane y'icyatsi iri hagati y'amaguru ye. Gutyo ubona neza uwo nguwo yicaye nawe niko byari bimeze. Numvise umusatsi umvuyeho, ubwoya bumvaho, uruhu rumvaho, ngira ubwoba bwinshi cyane ku buryo gahunda nari mfite yari njyanye yahise nshiramo ndayihagarika ndabyihorera. Bashobora kugukanga wari ufite gahunda yo kujya kwihagarika, ndakubwira ngo byose bibera mu mutwe. Bukarinda bucya cyangwa ukazarinda ugeze ejo utakibikeneye, wumva pe inkari zagiye, wumva utazi neza uko byagenze. Umusatsi uko hakamvuyeho nirinze kumwiyereka, sinanabitindaho. Ndakata nsubira inyuma, ndagenda ninjira mu nzu, ndicara hahandi yansize. Ariko numvaga mfite ubwoba bwinshi cyane. Nategereje nk'iminota 2, ngiye kubona mbona araje. Nkomeza kurangarira muri telefoni, ngiye kubona mbona araje.
ko yakaje rero yaje n'ubwuzu bwinshi ariko urumva bwari uburyarya buvanze. Araza arambwira ati yo sheri nari ngukumbuye, nanjye n'ubwoba bwinshi ni yego nanjye nuko nari ngukumbuye. Umukobwa akomeza kunyereka ko yanyishimiye, anyicara iruhande ankoraho mfata ku rutugu nka sheri w'umuntu wese. Ndangije ngira ubwoba bwinshi, nawe ngira ngo arabikeka arabibona, arambaza ati se ko mbona wahindutse, ati humura ikaze rwose, feel at home. Nambwira ni I'm fine, ariko numvaga nameze neza, byari ukujijisha gusa. Umukobwa wanjye arangije nta kundi byagenze, yahise agira gutya ko twakaganiriye byinshi, arambwira ati yo sheri tireka nze nkuzimanire. Ndamubwira ni oya yaba wicaye tube tuganira, ariko numvaga ndimo gutitira mu birenge. Ati oya humura reka nze nkuzimanire turaba tuganira nyuma wariye. Ndamubwira ni rero ati oya ariko nanjye niburetse gato tubijyaho impaka. Nanje ndamubwira nise ndamubeshya gute, numva umutima urambwira uti mubeshye ko waruciye hano ugiye kureba umuntu hehe hakurya mu mudugudu hakurya y'iwabo, hanyuma uri bugaruke mukaganira birambuye, uwo muntu ataza kugucika cyangwa akakwicira gahunda. Nuko namubeshye, namubwira ni sheri reka ngere hakurya hano mu mudugudu ndarya ndafungura, ngarutse ndaje rwose hari umuntu dufitanye gahunda ataza kunshika, ni wenda ndasanga byanahoze, ndaje ndatebuka. Arabyanga aramfata asa n'umatiriza, nanjye mu bani bamba ndamubwira ni ndaje ariko reka nikanze yo gato. Umukobwa arangije abyemera atabyemeye, nuko nanjye uko yagahagurutse ngagiye kuzana ibiryo, nanjye mitangira gute mitamaguruka. Namubwira ni hoya wikwivuna ariko ndaje ndarya ngarutse reka mbanze ngire hakurya hano. Uko nagahagurutse nateye urutambwe nsohoka hanze, abonye nasohotse kujya kuzana ibiryo arabyihorera. Amaze kubyihorera asohoka hanze asa n'umuntu nkurikiye, nuko magarara hanze gato. Ndamubwira ni ngiye hariya hakurya kureba umusore utuyeyo twigana, ni hari gahunda dufitanye, ni rero ibyo biryo ndabirya byahoze reka nikanze yo ndahita ngaruka. Niyabyemera ariko nyine kubera icyo nayo nabonye kandi n'icyari kindi mu mutima, nagombaga kumuhatiriza nkamucika kugira ngo wenda ibyo bintu yateguye bitaza kuba byagira gute byangiraho ingaruka cyangwa se yabingaburira. Ngayo nguko mwabahungu mwe, ese ukurikije uko iyi nkuru byagenze urumva wowe ayo mazi yitawarizaga ku isahane yarayiki? Unyandikire muri comment umbwire rwose, ungire inama, umbwire uti dore katugira inama n'abandi bantu, abakobwa dukundana nabo ntago ari ugukundana gusa, hari igihe aba agufiteho gahunda nyinshi cyane. Nakababwiye izina rya sheri wanjye mukarimenya uko yitwaga, ariko oya ntabyo mbabwiye kuko ndabizi waba umuzi bikazatuma atabigukorera. Nabigukorera uzaba wabuze ubwenge, nzabahindura abasirimu. Urakoze cyane. Iyi ni Fastborn TV show. Nyandikira umbwira uti ngiye nkurikije uko iyo nkuru nayumvise, icyo ayo mazi yayashakiraga ni iki ngiki, yitawazaga kugira ngo bigende gutya, yaragambiriye iki ngiki. Inyunganizi yawe ndayitegereje, kandi nizere ko wicaye wize wakuyemo isomo rikomeye cyane, ndetse n'icyo ukwiye kujya witondera. Ukwiye kujya witondera byinshi kuko aho tugenda hose ntabwo aba ari shyashya. Bye bye. Kora subscribe niba utarayikora, ukore like ugifungura ino video kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Usangize n'abandi iyi nkuru biyumvire uko byagenze, wenda nabo bakuramo isomo ndetse bikagira icyo bibamarira. Nitwa Mr. Tu, iyi ni Fastborn TV show. Izindi nkuru nakagaruka. Iki kiganiro cyitwa ni ya nkuru. Buri gihe tubazanira inkuru z'ubwenge kandi zifite icyo zimarira rubanda, ku buryo ari ya nkuru